akancinyo nakora ibara najya muri gereza. Ntubona iyo nzobe yawe itukura ukagira ngo ububasha n'uburenganzira bwo kumvogera uko yiboneye. Ariko icyo kinyamunturira buri munsi niba nciye ku bavandimwe. Mabuja wagwa akazi nkako mfite we waba wanaziteretseho kuzikata wabirangije ko se wakiriwe wakibura bwenge ibi ngibi bikora design bijya mu gifu batanje kubikanja nabakoreshereza anniversaire nge nagweruka kwinkore bebe akataho n'ubwo wanejeje ariko nyine afite amatsiko y'ikintu wampamagariye niba ari ibi gusa umbwire twongere nagacezanya nawe Cyewe Mbanda ntabwo nabikora kuko nzi yuko kukubeshya ari nko kwibeshya rero sinakubeshya ariko kanego akantarana icyo nakubeshye wasanga ubwo gihari ariko ari nk'akantu gato kuko sinakubeshya ibyo ni ibintu gishakisha kugukunda nzakurihe geste nzakatana se kugira ngo wemere ko rwandenze mu buzima nyine meze nkaho mufite ariko ibyo ntabwo ari umugore nta nubwo ari umugore mwakompeta kuko ni ikintu kiri aho ngaho gutyo gusa nta nubwo dukundana wowe utekereze ni gute wambwira ngo umukobwa we yaraje yisabira mu rugo baba ari bo batanga inkwano bashaka no kwisabira twihagararaho mbese twabanye ari nk'agahato niba unkunda koko kuki warindiriye yuko mbyumva ahandi ntubinyite ku giti cyawe ukarindira yuko mbikura ahandi nase sheri we ntabwo wibuka ko nigeze kukubwira ko ngufitiye surprise nibyo nashaka kukubwira ariko nkabikubwira mpita mwirukana kibanira nangaga uko ibi bintu birebera ntabwo biza ariko ntabwo mukunda uri wa mbere uribanza ukanikurikira nuko wenda ntakugereranya n'amagambo y'Imana ariko ubundi nakavuze ngo urarufa ukaba nawo miga gusa urumva tuzabana te ufite n'undi mugore ntabwo bizi muri iyi minsi mfite imipango ndashaka kumwirukana nkamwirukana neza akagenda ndabikunze ariko nanone nuko ngukunda hari undi mukobwa ahita kwanga utagiye kunyanga ntabwo nakwanga pe ariko nanone nawe nta makosa kutambwira mu kimwe cyose njyewe buriya hari n'ikindi kintu njyewe numva nshaka kinini ndashaka ko muri iyi minsi umpata urukundo rwa rundi ukamara stress ukanyibagiza uriya mugore tukibanira ubundi ntureba abantu b'iwacu unabarebye bose ninjye wavangiye abandi bose wagira ngo nabametisi nuko rero mama utamuzi mama we yari ameze neza nk'umuhinde urumva abana b'iwacu nawe wagira ngo nabametisi ninjye wavuyemo ndavangirwa mpinduka gutyo kubera iki umuruho agushira rose nuko mukunda cyane ariko arumdi yakureka no kuri Imana cyane nawe urashaka kunyanga ntabwo nakwanga ariko nta makosa ako tekereza kubana nawe ufite umugore ntakumbwira paka nkabyikurira ahandi hantu gusa ndagukunda nyine ntabwo nditari gukureka ntabwo wanyanga ntuzanyanga ugiye ugiye ko mabizu yenge ngira ikibazo kimwe hasa bari kusigaho nyifungaho byagenze bite ku ishuri ntukinye kuzansigaye mbona nta bintu urashagara muri no wabaye kimwana nta birenze nuko muri iminsi hari ibintu mugiyewe utwo tuntu ugiyemo ko mbizi bajya kumbwira amabanga yawe yose buri kantu kwe nkaba nkazi ubundi vi habaye iki asha umva diki akangubwira urabize nta kintu njya nguhisha na kimwe ariko nyine nyemerera ibingibi mbinguhisha ko ntago ari byiza ko wabimenya buriya rimwe na rimwe bavuga ko kugira inshuti ari byiza cyane cyane ubwira amabanga yawe mu gihe ubabaye cyangwa se wishimye man ukayibwira wumva uruhutse rero nange ishatse bambwira none se cyagiye ko waje iwacu
kubwira situation zibera mu rugo ikibazo cyari kibabaje n'umusedutse ku mutima mbikubwira mani reka urumbwire nta kibazo nyine ariko nyine bifite ubwoba ko uramutse ubimenye wahita unyanga. sinkwanga wishe umuntu hari ikintu cya danger wakoze basi I promise you mbwira ntari sawa niba unsezeranyije ko utari bunyange. Nyine biriya bibazo byose ubona bibera iwanyu, intambara, imvururu, Biju nyine mukuru wanjye niwe ntandaro yabyo. Biju gute se? Biju amaze iminsi ambwira ko afite sheri witwa Mbanda. Naje kumunyereka nyine no muri telefone nsanga ni ndebye nyine na foto iri muri salon mukuru wawe niwe musigaye ubona bro wawe yarahindutse kandi nagerageje no kumubwira ngo mureke nyine arabyanga. Niyo mpamvu ya mukarita asigaye aza mu rugo afite umujinya yirakaje. Niwe musigaye yarahindutse nyine byose ni Biju. Nyine mbere nabanje kujya nibaza niba ari we cyangwa atari we, nkora nimero za Mbanda muri telefone ya Biju ndishyira noneho muri telefone yawe mbona handitseho bro mpita nyine menya ko ari we. Ntujye kuri urwo Mbanda asigaye akifunga yarakamaze ahubwo ariko ntabirenze ntabwo ndi bukurakarira ahubwo urakoze kubimbwira si impamvu ndayimenya hafi ntabirenze nyine ngewe nta ruhare mbifite. Sheri karibu ku meza. Ndamutegereje se. Twakurindira ngo turye. Usi sosi yo kuki. Ako se Sheri. Isosi twaye. Uyi ni isosi uba wateguye mu gihe we mba Sheri karibu ku meza isosi iraryoshye nta kibazo ufite. Inyanya, ubunyobwa n'intoryi nta soni. Ubusi yo wiranje ukagura nibura n'akanusu k'inyama. ako bro ibi nibyo muramubwira Ziba. ubundi umutima mubuzanye umuntu agiye kwirira n'uwo Muri urugura ha. wajye wikanwa basi n'ibintu umuntu agiye kwirira kabiri afite appetite. Nyine rya wariye ngufasha amaboko cyane gufasha umunwa. Urahazi wese ntabwo urya. Sha muri abasirimu. Ako Sheri utumye n'umwana wanjye naruhiye icyuya nteka kuri iri zuba agiye atanariye ko. Nawe mukurikire. Mukurikire mbigusigire se nawe ntubirye. Ntabwo wabindya. Va hongerayo. Sigara ubiryo ugubwe neza. Ubwo murarenzwe nyine. Nzagushakaho impamvu zose zishoboka. Sigatere njya kurenzaho ifi naguriye Biju nayo tuyisangire. Jama wa jana nanjye ndamwizeye. Ngubwo murantimye rero. Wiki wa wigiye ubwonko nibona ruha. Nkubwire rero igihe kirageze ngo Ukuri kuri kwimyitwarira umugabo wawe asigaye afite muri ino minsi ibintu maze igihe ubona hano mu rugo nta mahoro nta kibifite iyo amaze kubyibona babazi ko Mbanda asigaye aguca inyuma. ufite amakuru cyangwa nibyo wihimbiye? Afite akandi kabici asigaye afite muri ino minsi uri mu mandazi nta kintu urabuzi. Uribuka umukobwa njya nkunda kuzana hano bita Alliance. Reke garukira utambwire ko karaga kobwa bakantwariye umugabo umva
nagakubita nagahekenya nakajanjagura nkaka ntangasibwe karita yese have oya ntabwo rero gutwara umugabo gusa mbere yo kugira ngo yarambwiye ati mumbabarire rwose shaka ntimuzanyange ibintu ngiye kuvuga ntabwo ari byiza ku muryango wawe n'uwanjye. buriya ngafite mukuru we bita Biju. Biju ubwo nazaga iwanyu wanyeretse ifoto mbona umugabo wanyu barakundana. ni ukuvuga ngo Biju na Mbanda barakundana. wiki iyo myitwarire yose uhora ubona afite ntabwo bivuze ko ngiye kubona mukeba. ariko seriki iyo ndeba iyo nitegereza ubona ndi umugore mubi hari ikibazo ricyo ntwaye koko. ntabwo urangwa n'umukobwa namwanga nta nicyo nabamuhora kuko uwo yararengana. ahubwo se iryo shyamba ni Biju narigera gute naribona gute ryantwariye umugabo kubera ko buriya ungiriye neza ukamwongezaho uwo mwana w'umukobwa dore ko ntanamuzi nagenda nkamwegera nkamugira inama akandekera umugabo kuko ubuzima turi kubamo ntibworoshye pe. ashobora kuba yaranamubeshye ko ari umusore kandi ari umusaza. ariko wambwiye nawe nategereje ndavuga nti wasanga yaramubeshye ko nta mugore afite kandi amufite. akaba ariyo mpamvu nyine yakomeje kwitwaraho gutya. ikindi kandi ngo barateganya kubana. Kuki? barateganya kubana bidatinze nubona bakwirukanya rwose ntabwo ukabaye. ako seriki uru rugo hari icyo ntakoze basi se hari imyitwarire mibi baba barambonyeho ku buryo mukuru we yanyirukana. njyewe mbona ntari ibiryawe nyine urumva niyo bici yabyitambitseho bituma umugabo wawe ahinduka. ariko rero none ngiye ndumva wagenda ukamwegera ugaca bugufi nyine tugakora iyo bwabo ukareba ko basi umugabo yahinduka. naho ubundi iyi bici ngo ni Biju yagusenyera. Seriki kuhazi wambabariye ukazanjyana muri wikendi nkajya gushaka umukobwa wenda nkagana nawe ariko hari ikintu cyavamo kizima. uzi n'ikindi reka nzakujyana muri wikendi ntize tugende tuganire nawe twumva ibitekerezo afite. wenda yava ku bintu akareka Mbanda ahari n'amahoro akagaruka mu rugo kuko nanone byanezeza kubona wongeye ukishima wongeye ukishima no mu rugo intambara zahoraga zikarangira. kuko guhora mbona babaye kubera Mbanda ntabwo binejeje. Seriki birandeze reka mpaguruke njye kureba ukuntu natekera umwana ariko noneho pe umugongo uracitse. baba hano umwana wawe ubu sinabutiye uburyawe na gato. siko jama yamuhaye amafaranga ajye guhaha ahubwo se ntarahisha reka muhamagare mubaze ko bimeze. Jama cyane cyo kiba kizenuka. Jama cyamaye kare bakumamagara cyane n'amahoro. ese ujye wagire guhahira nturateka ngo bishye uzugaburira umwana ko amasaha akuze. si igihumbi wamaye se? ako si igihumbi naguhe se amafaranga. mu gitondo boss yabyutse yibagirwa kunsigira 5 z'amata. igihumbi wamaye ndacyifashisha nguramo amata nirindazi ndajya kugira numve ko mu nda hari ikintu cyajyamo. ariko mana yanjye naruha amafaranga naguhe wagiye ugura amata ugura amandazi urarya. ni umwana wanjye wariye. we naguze se itegeko rishyashya ryasohotse muri uru rugo? naribwirwa nande? Kizima reka ndikubwira. icyambe mugomba kurya rimwe mu minsi 3. bikumva usibye ko nyina bagiriye impuhwe nkakuraho umwe ikaba 2. kandi iryo rimwe mukarya saa 6 cyangwa nimugoroba mu gihe iminsi 3 irangiye. bikumva ubwo rero ngewe niba nariye gusa nakoze iryo tegeko rihari. rero niba yibagiye kunsigira utwo dufaranga nyine nkifashisha utwo kabisa munyihangane ntabwo narize ko kino gipeti nacyo kinza ari gikica. ariko jama kusigaye usuzugura ukarengera ngo bosi hanyuma sige nkuru rugo ndiki mabushakazi rego umenye ko wowe twirirwana hano iyo banyirukana nta n'akazi wama nose ukoraye. mbabarira rero umva imbere we mbabarira mva imbere
mva imbere. Kubanza no kumwishyura ngo mukomeze mwihanganire ibi bihe mugezemo. Nkubone wagiye bana wa yihangane ndabibona nashonje pe ariko ngiye ku muhanda kureba ko nakubonera irindazi sibyo umutima uri gutera cyane mana yanjye. ishati nayo nayiteye ubagira utegeze imana iraje usige rwose nagushakaga washakaga none urambonye yewe najya nkubaze impamvu usigaye usuzuguza umukozi kugeza ubwo wamuhaye amategeko ntagatugaburire. nabimubwiye uhari se nabimubwiye uhari ariko se sheri ni iki naba naragukoreye cyatuma ngeraho nsuzugurwa n'umukozi byatuma tubaho n'umwana tutarya tutagira dute ngo ntituzarye ngo niko watanze itegeko. ni ukuri imburamukoro muri uru rugo. ariko mana yanjye imburamukoro nyine ubundi se ureba televiziyo urumurira urakora wowe siki akira ijyana ahubwo byaba byiza kandi nakwiye kuzajya wa mugabo we koko iyo babana nawe utabarwa nande wamusenze ndavuga nawe ukavuga ziba ziba babarira ntabwo ari ngombwa ngo nkubite rwose nari ngombwa ngo njye nkubaze impamvu icyo twicisha inzara sinari ngombwa ngo nkubite ariko se mana n'amabuye yataye ngo ni inyijyane umukanya uraje umbaze n'amabuye uzi ndayakura he none ziruhande cyane ugendera ariko se ubwo se cyemuye ikibazo cyanjye nkugejeje ndakubwiye ngo mvi ruhande genda yewe hamagara umukozi wawe umubwire byibura ajya nyubako nanjye umugore muri rugo ndakubwiye ubundi nkoni narazimenyereye ushaka kunyica warazimenyereye ndashaka ngo usobanure impamvu warazimenyereye kandi warazimenyereye niba warazimenyereye noneho njyewe nzakwice mpirege ngo warazimenyereye nta soni. ibyo ngibyo bijya biguha isomo ntabwo ugomba kuzajya wirirwa usumbura. warazimenyereye ubutaha nzakumaramo umwuka.